umuntu wabahamagaye ngaza baza bibe ngo hari ngo business ngo yazanye ngo urese natange bitanu president yigeze abimansiona avuga ati ariko abo umuntu arabahamagara ngo abibe koko pe namwe mukagenda nshatse kwereka ngo Afrika nitubanze urese yemere uruhare rwe turashonje ariko noneho inzara aragijya ku bwonko ijya mu bwonko kugera ku rwego Bill Gates aramutsaje mu Rwanda ngo muze nkoreshe conference y'abacuruzi bahita baza ngo agatike gari nangaye Bill Gates umuntu ahuye nawe yatamubwira ngo Bill Gates ngo wandemeye kandi umuhanga aramwegera akamubwira ngo mvungurira ku bwenge mvungurira ku bitekerezo hari n'abantu bavuga ngo nese mutaba mukuru umunyabwenge gutyo ngo wabikoze hiki none se iyo ndara amajoro ntaryamye ndi kubyandika mu gitabo ndi kubitekereza urashaka ngo birenze ibyo umunsi twatekerejeho to think it's like the waste of time nko kunyana yimbwa dutekereza ko gutekereza ko kunyana yimbwa twe twaba tuzi ko ariko Abraham Lincoln yavuze ngo umpaye amasata yo gutema igiti nakora iki nafata ane nka cyazi shoka to think brainstorming ni ryari uzafata umuntu concentra hagati y'u Rwanda Kongo ijya kwegera ngo zayituri ufata hafi ya Centrafrika na Sudan ho gace gato ahantu kigiye twakoresha no style rero ngo Chinese muze hano tubereke game tubereke deal irya nimutayemera dufite offer y'Abadage nimutayemera dufite offer y'Abayapani nimutayemera dufite offer y'Abarusiya yo kubaka imihanda ingana n'ibirometero 450 cyase faze ya mbere ingana gutya faze ya kabiri ingana gutya tuzaba hiki bimwe tukabibishyura amabuye ya Kongo n'ay'u Rwanda n'ay'u Burundi ko turabasuje abadukurikiye turi kumwe na Ap.Mutabazi Ap.Mutabazi ni umutekereza akaba umuhanga Afrika ifite Apozo uramahoro ndamahoro ubwashize waratubwiye ngo iyi ni introduction nababwiye plan y'ikuru na introduction nibutse umuntu turi kwiga masters ari umuhungu witwa Gaudonko yaraturutse yari wo muri Uganda muri za gururuguru yari umusore muremure mwiza w'igikara ariko kigisana niyo machine ureba noneho yari afite ikintu yitaga my project aba pastor n'aba bishop n'aba apotre twese twararaga mu kimeze na dortoir ari akagugu noneho we mu gitondo saa 10 akaza gafata inkweto zose yabaga afite imiti yose netre mutuku mukara zose akazishyira hagati muri dortoir zari nka dortoir nk'eshatu akajya hagati akazihanagura akajya no muri dortoir none afite kuninjiraga mu cyumba aho urukweto rukize nimba yareherekwaga yatega manuka zikurezi nk'umunota umwe bagaranje gukura inkweto zose munsi y'itanu noneho imiti akayigurira bakabanga ndi gukorera umugisha rero yinjiraga mu cyumba yinjiraga avuga ijambo rimwe ngo my project nanjye rero nabantu bajye ninjya bambona bakumva muze mu my project bazajya bamenya ngo ni projet noneho uyu munsi ndababwira the costing ni projet yagaze miliyari 650 z'amadolari y'Amerika ubufaranga bucya cyane urebye n'inyungu yatuzanira kuko mu mwaka umwe n'igihe twaba tuyacuruje ayo ngayo izo projet hari n'ibihugu bigiye bizifite zingana gutyo bya Afrika ibihugu wumva bifite projet cyangwa budget tujya twemera bafite budget Kenya igihugu bashyize muri mwisi ya kabiri en voie de développement kigira budget ya miliyari 27 z'amadolari sinzi za Egypt zigira budget ingana gute South Africa igira budget ingana gute y'amadolari ariko nimba Kenya ifite budget ya miliyari 27 aho genda gake kuko y'u Rwanda yo ni miliyari 5 donc ni billions 5 z'amadolari nimvuga miliyari 5 bumvi z'amadolari aho ngaro ndashaka ngo reveno ano mutoreka tugaruke kuri ya ntama yacu cyangwa se wa mushinga wacu our project gukora gari ya moshi federal cyangwa se Federal Railroads of Africa cyangwa se African Federal Railroads umushinga wa miliyari 650 nubwo aho ngabo bizasaba yuko abantu b'abanyamashuri cyangwa se abantu barangije amashuri bashobora kujya gukora kuri iyo projet bitabaye ngombwa yuko bahembwa
donc akabaho gutanga umusada donc bigomba kuba projet abanyafrika batangaho amaraso batangaho imbaraga zabo cyane cyane abize badufatiye nk'urugero abantu bose babashomeri n'aba jeune licencié niko babita graduates bose bakavuga ngo turabohereza kuri iyo projet mutangeho umusanzu wanyu atari gukora muri sense yo kuvuga ngo travail salaire kuko ku bantu babizi ari kanari Amerika yacukuje yicukurisha amaboko n'abacakara hapfuye abantu bakubwiye umubare wabo nuza projet za gari ya moshi muri Amerika bajya kuzubaka bazanye abashinwa cyane ariko banakoresheje imbaraga z'abanwari n'abacakara ibintu nk'ibyo ngibyo so izaba ari projet zisaba imbaraga nyinshi na main d'œuvre ihambaye ibyo nicyo nshaka kuvuga kubera ko ubundi project ubwayo ishobora gusatira $1 trillion ariko nivuga ngo amafaranga ni make tubanze tubirebe muri essence aya ni amafaranga n'urugero Amerika ifite ideni rya miliyari trillion 31 z'amadolari kandi amafaranga menshi bayagujije ubushinwa donc bagiye muri biya bigega bamera nk'abakonojeyo noneho bajya kuguza igihugu cy'ubushinwa nk'igihugu buri uzabona Amerika yiyajita ku bushinwa ariko irabizi ko bafitiye amafaranga uvuze ko projet izatwara miliyari 650 z'amadolari 650 z'amadolari wabuzi amafaranga abazungu baturimo kubera ubucakara baturimo ubucakara burangiye bagomba kuduha reparation za miliyari 770 z'amadolari uyu munsi kubera ko imyaka yagiye igenda ifaranga rikagenda rita agaciro uyu munsi hari umuprofesseur kuri University ya Amerika wagaragaje ko ari hagati ya trillions 10 na 12 z'amadolari ibyo bintu se ninde ubyishyuza ibyo ngibyo ni panafricanism reparation se ubundi barusa bakabaye bandika ibaruwa bakajyana aho bagomba kuzijyana nimba ari Geneve na hehe hose kuko umuzungu ntago ajya hakana yuko hakeneye reparation kubera slavery ariko bimera nkaho donc aba neutral urabivuga akajyagira gutya mutwe ati birumvikana rwose it was so sad so ariko ntago atera intambwe wango noneho reparation zirahabwa abande ziratangwa ari amafaranga angana iki arabashyikirizwa te mu buryo runaka Nanshatse kwereka yuko ukuyeho wenda uje ku cya panafricanisme ukuyeho aba panafricaniste tuzi Dr. Rusano mu Rwanda nuza Professor Rumumba muri Kenya n'abandi bagiye batandukanye hano muri Afrika tuzi wari wumva niri na rimwe African Union ivuga icyo kintu cya reparation African Union niyo byayo byureka kubivugaho kuko nagatangaza donc yakabaye ibikora nkuko wenda n'urugero iyo bari abantu b'abazungu bashatse kwishyiramo umuyobozi kanaka bahora mukora amaraporo bamuhoza mu kanwa kabo ibintu nk'ibyo uvuze wese ni wavuze none natwe tukagira ubuyobozi nk'urugero abayobozi bacu ku buryo buri jambo ryose azajya kuvuga hari umuzungu hicaye hagira uburyo anoba andoma kuri cya kintu tukagira timu z'aba scientifique z'aba chercheurs ziri bien n'equipe zihaguruka zikajya kuri UN zikadeclencha séance muze mutwumva ubundi ese ubundi position yanyu ni yihe ubundi nuko kumva tubivuga gusa mukamera nkaho ntimubirwanyije ariko nanone ku rundi ruhande ntago mushaka kubitravaya so aho nanshatse uvuga ngo iyo reparation nuko yivuze harimo imihanda ingahe nk'iyo watekereje iyo reparation nta nubwo ari umuhanda gusa ko nakubwiye ko nimba ari trillion 12 niyo yaba trillion imwe ariko nanone sinshaka yuko twumva ko iyi reparation yaza kubaka uyu muhanda kuko iyi reparation yakubaka uyu muhanda ari uko bafite ikimeze nka plan Marshall kuri Afrika ariko ntayo bafite bamaze gusenya ubudage bashyizeho plan Marshall babaha amafaranga barongera bariyubaka bitandukanye rero n'umuntu uvuga ngo mutandukanye mucitse mutwo duce tungana gutyo ariyo mpamvu bakunda kuvuga ngo imipaka yashyizwe n'abazungu yes iri logique ariko ngo let's keep it donc barwana intambara ivuga ngo let's keep imipaka kuko bazi ko imipaka ariyo ibafasha kudukontrola hari abantu bajye bavuga nyamyumvana cyane Dr. Rusage kuda kubabwira kandi amateka bari yasomye bavuga ukuntu umuntu wese washatse kurwanya France bamwishe uburyo Sankara atagomba kuba abanaho n'abandi batandukanye
ariko nimba ari ikintu barwanya kurenza France fa no gushaka gukora Afrika Federale icyo cyo bakirwanya kurenza France fa kuko France fa mu bihugu 14 ariko Afrika Federale yahita ibakuraho ibihugu byose niba ariko ndabyita Afrika yahita iba independent fully. Ikindi kintu bagomba kurwanya nanone ni iyi projet yanjye cyangwa se ya Mutabazi ariko biciye muri ngewe projet yo kuvuga ngo isoko rya Afrika ryose turihurize hamwe rya miliyari n'igice. Uretse ko ntabwo nyanemera ko abaturage ba Afrika ari miliyari n'igice. Afrika ukurikije ukuntu abanyafrika bazi no kwenda mubona mu Rwanda abantu bose ari abasirimu ari n'abanyamugi ubona recensement mu bihugu bimwe na bimwe ibiri exact. Hari n'abantu leta bitazi ko babyaye batazi ko banavutse. Donc nubona mu Rwanda bagira database ntushyigire ngo Afrika yose ibyaro byose bya Afrika biri kuri urwo rwego. Ngero niyo mpamvu ko Afrika ishobora kwifita abaturage bangana miliyari 2 my estimation. Niyo mpamvu isoko ry'abashinwa mu ryite miliyari n'igice, isoko ry'abahinde mu ryite miliyari n'igice, ariko isoko ry'abanyafrika ryita miliyari 2. Ariko niyo zabe ebyiri ntago zingana n'ubuso bwa Afrika. Aho ngaho nkanavuga ngo kandi tumaze gukora ino African Federal Railroads twamaje guhuza regulation kugira ngo igiciro cy'ibintu biri South Africa n'igiciro kiri muri Algeria n'igiciro kiri muri Mali n'igiciro kiri muri Nigeria n'igiciro kiri muri Congo n'igiciro kiri muri Ethiopia na Egypt ndi gufata amakwe atandukanye South Africa na hariya muri Namibia na hariya muri Mozambique igiciro byabo bikaba ari bimwe kuri produit yakorewe muri Afrika yose. Kabiri ibiciro by'ibyakorewe mu bazungu byose bigahenda kurenza icyakorewe muri Afrika. Ibyo mubishyirira mu misoro nyine. Ni uvuga ngo tugakora ku buryo tekino yakorewe hanze ya Afrika iciye mu bwato izagura 500 bitewe n'umusoro turayapurikaho, ariko tekino yakorewe ku butaka bwa Afrika yikagura 200 meme karite. Noneho wa muntu ufite rwa ruganda arasanga nta yindi choice asigaranye niyo guhitazana uruganda rwe kandi akazana branche ishobora guha akazi abanyafrika 300 cyangwa se 200 bakora muri izo ntuzo, kuko azaza bango arashaka kujya yasamburira muri Afrika tubwiye ngo no naho turapurika imisoro the same shows the same thing. Ariko nuzo ko bango plaquette ndashongesha ubutare ndakora plaquette nzikorera mu Rwanda. Uretse ko abanyafrika bihangane nibaramuka bakoze icyo kintu u Rwanda u Burundi n'igice cya Congo yerekera kuri turi na Centrafrika gatoya bizabiri mu bihugu bishobora kugira kubiprofitiramo kurenza ibindi bihugu bazihangana kuko biri at the center. Kandi akweretse uburyo hari umuhanda uzazenguruka ariko inganda nyinshi zaza zishaka kugira ngo zicare hano mu Rwanda u Burundi na kote ya Congo iriya bari kurwanira. Donc iri ibona bashaka kuzacimburaho ngo ituri ngo Side Kivu na Nord Kivu. Nuwango Side Kivu Nord Kivu u Rwanda u Burundi. Igice gito cya Centrafrika n'igice gito cya Sudan. Donc do hari ahantu waterasa komplika nka hari center ya Afrika. Yaba ariyo yakibasirwa n'inganda yakibasirwa n'icyorezo cy'inganda. Inganda zaza zimeze nk'umwuzure. Za flowing in like flood. Kubera yuko nanone ntabwo nubwo hari imihanda uri kugerageza kudashyira ibicuruzwa byawe South Africa kuko bizajya kugera Nigeria ziva mu bikugorana ukeneye kuba at the center. Niyo mpamvu na n'urugero inganda zose ubona zishaka kuza muri Kigali, ariko reka nkubwire ababitekereza bazabirevising. Inganda Kigali niyo ville commerciale, niyo ville diplomatique, niyo ville touristique, niyo harya touristique ni mu ruhengeri. Nuwango meze nko Kigali uburyo concentra everything. Wabonye ko mu Burundi bahavuga bavuze ko mu Burundi bahavuga wabonye ko Burundi bahavuga muri ya Guteza bavuga ngo Bujumbura the commercial city of Burundi. Bigaragara ko ville administrative ari Iteka. Yego. U Rwanda rero ville commerciale Kigali, ville administrative Kigali, ville mafia Kigali, ville kira kitu ni Kigali. Abaturage bose barashaka urumva ko ni ikintu inganda bagomba kuzizana nko muri Gicumbi.
so aho ngaho none navugaga ngo ngewe wenda ntabwo ndabikora inyigo cyangwa se ngo mbisesengure mu buryo bushyiramo elema zose ariko mon hypothèse ari ikiganiro najya ngunda gukora cyitwa mon hypothèse hypothèse bivuze ngo nibyo utekereza ko utarakora research yimbitse mon hypothèse navuga ngo ku Inganda zitajya za Gicumbi ko muna Gicumbi kwiteza imbere ari undi mushinga cyangwa se nitaba Gicumbi ntakaba ari imisozi ko batara ukuntu ubona Inganda zimwe na zimwe bazijyanye Rwamagana donc hano mu Murambi ku buryo no kuvana y'ibyahakorewe kubizana i Kigali bishobora kuba bitagora ariko icyo gihe ntabwo wareba gusa aho Murambi wareba ese imodoka zajyana ibi materials zizakurayo production then ese ariko mu Rwanda bigoye kubera ko icyo producingiye hirya ya Kigali n'ubundi ko yagugi supplying mu Rwanda hose ugomba kugicisha Kigali so bikasa n'ibigorana gusupplying u Rwanda rwose bigasa n'ibigusaba kuba uri at the center ikaba ari Kigali ariko nanone bashobora kureba uburyo Inganda bazijyana donc muri Kigali bya kuba hirya none se Inganda bazerekeye Kigali wenda ubutegetsi bukari bwo bwimuka bukajya nko mu Bugesera hari igihe byagorana ariko icyo nari nabivugiye njya kuvuga ibyo byose uribuka ko twari turi ku kintu kivuga ngo Inganda uriya mihanda iriya projet yawe izatuma Inganda zikonsantra muri aka gace Rwanda ruherereye Inganda zikonsantra hagati y'u Rwanda Kongo ijya kwegera ngo zayituri ufata hafi ya Centrafrika na Sudan ho gace gato ahantu twatrasa kompa ya Centrafrika igafata niho izo nganda nyinshi zashaka kujya ntibivuze ko ntazajya South Africa ntibivuze ko ntazajya ne koreba nk'urugero Kongo reba ibikoresho byinshi no ngo bakistiwa izo nganda za kipositiona bijyanye naho zakura raw material za kipositiona bijyanye no vuga ngo none ubwo hari igihe tuzakenera kugira material dufana hanze ya Afrika aho ngaho rero hayitabamo ikintu kivuga ngo bashwazisaho izo nganda zijya suppose abantu mutekereza bari muri Afrika muransetsa ko hari amakuru ngwa mu gutwi ko iyi mirambi ya za Minembwe nahe hose yaguzwe nawe ukaburi gutarasa ukanyuza imihanda yawe ngo ni African Continental Railroad Sankara buri akantu kamwe njya mwibukaho niyo mpamvu abazungu batajya mwibuka bakibuka Mandela Sankara yagiye aravuga ati ibintu mu Rwanda Afrika tufite amadeni yose turabahejeje nimwe mudufite amadeni twebwe slavery ntago mweze mukora reparation none ngo tufite amadeni atirata tubyumvikane nk'ibihugu byo kuri Afrika umuzungu tumufungana umutwe nta deni dufite FMI nta dufite Banki Mondiale yaza ikiryo bago ntago abantu bazaza kutwishyuza ari bo badufitiye ideni oya ubwo ntiwaba ugiye gukurura amakimbirane hagati y'abantu biguriye Minembwe iriya nawe ugiye kwashyira iyo mihanda kwemeza project yo guhuza Afrika no kuzuvuga ngo ni nka gahunda y'ibiza yaje ubu abari ibiza ukazuvuga ngo ariko ngijya no ku muhanda ngisetana nayiguze leta yayinyemereye kandi umuhanda wagiye n'ikiraro cyagiye hari ibintu aho ngaho umuntu ahita uvuga ati tuzabireba nyuma twitonze ariko iyi ni projet y'Afrika yose ntago wabangamira Afrika yose ngo nuko ari utudiru duto twakoze ariko tuzabireba ku ruhande buryo wahabaga side advantages donc inyungu ku ruhande kwa nta bintu bitashobora guhindurirwa bango ubutaka bumpe nayo ndaguha ubundi buri ahandi cyase nayo ndaguha izindi nyungu bitewe n'icyo nge makenereye n'icyo nawe wari ufite kinyungu aho hantu numva ngo ubundi kilometero y'umuhanda wa gari ya moshi igura amafaranga ngahe ihagarara amafaranga ngahe aho niho twari tugiye kugera umuhanda wa kilometero wa gari mbere yuko ubona ari zira billion 350 uwo muhanda ureshya ute ko mbere kuvanga amafaranga umuhanda ureshya ute nitubaze tumenye ko bire ntago bigoye ubu nagombye ko nagiye muri formule nyinshi ariko nazo nagiyemo twabonye ko Afrika ingana na Amerika kuko bagatatu Amerika ifite ubuso bwa miliyoni kilometero kare miliyoni 9.8 Afrika ifite kilometero kare miliyoni 30 ubwo n'ubango Afrika kubye gatatu Amerika ikindi tubona ko Amerika ingana n'Ubushinwa muri size n'ubanga Ubushinwa bufite kilometero kare miliyoni 9.6 mu gihe Amerika ari 9.8 harimo ka difference gato noneho rero Ubushinwa na Amerika bifite imihanda ya gari ya moshi ireshya
bivuze ngo indeshyo y'umuhanda yo umushinwa nubwo yateye imbere nyuma ya Amerika ariko yakoze ku buryo agenda yubaka imihanda ya gari ya moshi ageze anganya na kilometero ziri muri Amerika kugira ngo ubone ko c'est pas hasard umushinwa azi uko imihanda ya gari ya moshi yo muri Amerika ingana. Nanavuga ngo bamaze gusatira umugabane wabo ntago bakeneye indi mihanda mishya kugira ngo byumve muri za 2008 2003 9 Amerika ifite imihanda ingana na kilometero ibihumbi 190. Uyu munsi ifite kilometero ibihumbi 150 ibihumbi 40. Uyabonye ari indutiro kwa dokona ntago ikiyari kenewe basizemo ingenzi ahubwo bayikora neza. None n'Ubushinwa nabwo muri 2023 nibwo bwujuje kilometero ibihumbi 150. Bivuze ngo Amerika n'Ubushinwa uburebure adoke surface yabwo y'ibyo bihugu bibiri irangana ariko n'uburebure bw'imihanda ya gari ya moshi iri muri ibyo bihugu irangana. Ibyo by'Ubushinwa ushaka kumenya Afrika imihanda turi buhashyire turakuba gatatu iyi Amerika cyangwa y'Ubushinwa uretse ko birangana. Ubwo bivuze ngo nibwo uri bubone bino birometero 450 ibihumbi 451 na 386. Ibi birometero bingana bitya bingana no kuvana ujya Dar es Salaam gukuba bavuga ko Dar es Salaam ari ibihumbi hafi bitatu nuba nko kuvana ujya Dar es Salaam gukuba inshuro 150 cyangwa inshuro 200. Iyo mihanda ireshya gutyo ni yisha ukavaringa Afrika yose. Ubundi ikilometero kimwe gikostinga ngahe? Ikilometero kimwe gikostinga amadolari miliyoni imwe n'ibihumbi 443 n'amadolari 450. Yego. Wakuba miliyoni 450. Wakuba ugahita ubona za biliyoni watubwiraga. Miliyoni 1 y'amadolari. Ubwiye ukubye na bya birometero nibwo ubona za biliyoni watubwiye. Kugira ngo ubone ko umuzungu ari umugome. Kaburimbo nyinshi ntuzifite ari wadutenga izo nkunga ibindi akabitanga ari imfashanyo. None se yabonaga mbere kaburimbo na n'umuhanda wa gari ya moshi n'imihanda ya gari ya moshi dukeneye ikimbere. Kugira ngo atwibe akeneye ko gari ya moshi tazumvika. Ariko kugira ngo atwibe neza nuko twubakira imihanda ya kaburimbo kuko azi ko kaburimbo itatu igiciro cy'Ikairo n'icya South Africa n'icyo muri Namibia nako n'icyo muri Gambia biba amafaranga ngana cyase muri Cameroon. Umvyo mubwira Aposo aho ni wirengagije ko kaburimbo Republic ni ishora gutwara imizigo ikatwara wowe ugatwaramo n'akamodoka kawe watwara gari ya moshi yawe. Ndabyumva ariko ubanje gari ya moshi wabuharuye inzira nziza kugira ngo imihanda ya kaburimbo tuzanayubake tunubaka iri sophisticated kurenza yo mu Bushinwa na Amerika cyangwa se na za Shanghai cyangwa se na za Tokyo. Nuwango ubundi ikintu cya mbere iyo umuntu yaranje kwica priority uzi ukuntu bigusobanurira umuntu mwegeze kujya kwigisha abantu ikintu bita time management arababaza ngo muri mu ngunguru y'igice hajyamo ibintu bingana iki. Yari afite iki? Yari afite amabuye ibibuye binini by'ibitosho afite amabuye yaringaniye afite ubugravier buto afite n'ububuye buto bimeze nk'incenga za chia seed n'amakara. Noneho akagira n'umucanga noneho akagira n'amazi byose byari muri yo sare ariko arabaza ngo hano hajyamo ibintu bingana iki. Kubera ko abantu babonaga ibibuye n'ibiki baravuga ati cyo kozajyamo amabuye 10 meza manini arayafata yashyiramo koko amungana ruzura. Arabaza ngo nta bindi byajyamo ubu byuzuye. Ubwo ni kwa kundi wandika agenda yawe ibyo uri gukora bati byuzuye. Arababwira atake oya babanjije umucanga babanzamo umucanga uhita wuzura. Ati nese bushatse kumbwira ko ingunguru yuzuye ati ruzuye. Ati burya se atereka mbereke ati time management ni ryo banga ryabyo abanzamo byabiye binini biruzura. Ati yuzuye bati yuzuye. Ati ntacyo murabona ashyira n'imbabuye mato mataringaniye y'amagravier ariko manini. Naye aho nongera muri ya myembye irimo hagati arangira baza none se murabona byuzuye ati byuzuye. Arongera none afata ndimbabuye afite none nuzaganira ntoya none arangije none yashyiramo agenda cengeramo handi hagati. Ati murabona byuzuye kubera ko none batangiye kumva logique batimanza bitaruzura neza. Afata umucanga none agenda cengeza muri twa twenge umanuka mu hasi aranozunguza aravibura.
ntabwo nakoresha ijambo abafundi bakoresha kuvibura beto ariko rya jambo ryaranje kuyinya nawe nyine arakubita pari vibration nyine arakubita ni wa mucanga umanuka winjirayo ati yuzuye bati yuzuye ataho muracyabyica azana amazi asukamo umuntu biruzuye avuga ati ubu nibwo byuzuye ati banga rihari nubanza mu mucanga amabuye manini ntabara bakigiyemo nubanza mu mabuye matoya manini ntabara bakigiyemo ati ibanga rihari nukubanzamo ibihiga by'amabuye ugakurikizaho dimension ikurikiyeho none ukagenda ugera ku mucanga umanuka ujya ku mazi ariko nubanzamo amazi mucanga ntabara bakigiyemo nubanzamo gravier ibi binini ntabara bakigiyemo kuki mbivuze kuri iyi projet yacu nuvuga ngo iyo umuntu ababanjirije kaburimbo nakuwe Centrafrika yubakira kaburimbo ngahe ku kilometero si miliyoni y'idolari none kilometero y'umuhanda wa gari ya moshi nangahe uziko miliyoni y'idolari ishobora no kubaka kaburimbo kilometero kanubaka umuhanda wa gari ya moshi kilometero nuvuga ngo cost ya kilometero ya kaburimbo ijya kungana na cost cyangwa singana na cost y'umuhanda wa gari ya moshi ariko umuhanda wa gari ya moshi watuma igiciro cy'Cairo na South Africa na Gambia kiba kimwe gari ya moshi yatuma inganda zose ziza gutanga akazi muri Afrika abashomeri muri Afrika bagashira ahubwo indi migabane yose isigaye igasigara mu bashomeri mu yandi magambo niyo tutahita dukira ariko ubushomeri bwo bwahita burangira icyo cyo cyahita kirangira kidisappearing cyane ko buriya n'ibintu byinshi bikorera mu Bushinwa bahita babyimura akaza bakajya bakorera muri Afrika kubera ko nakubwiye ko mu buryo bwa geography Afrika noneho iramutse izamuye abaturage bayo akaba miliyari nyine igice nubango China idominisi atari kubera ko abantu benshi n'uburango ngo bazi gukora ibyo mujye mubishyira ku ruhande geopolitically iyo utrashije abantu miliyari enye bafite densité yegeranye cyane mu isi bagwa mu mujyi wo muri China bivuze ngo ako gace gakontrola ahantu hari abantu benshi niko gace gahita kanazamo ibikorwa byinshi bivuze ngo ikore aho hantu ushobora gusupplying isi cost ya transport ihendutse niyo mpamvu nakubwiye ngo nangiye gukora uruganda rwa kawunga kangwa ayo makuru noneho abantu barambwira ati nimba ufite uruganda ushora mu miliyari nushaka urujyana ibyumba cyangwa se mu mutara kuko ari ibigori biva mu mutara barambwira ariko nimba ufite uruganda ushaka gukoresha miliyoni 15 cyangwa 30 donc akaganda gato ya kawunga hari igihe bigusaba yuko bagwa commande ya kawunga ibigori ukabifatanya bugogo warangiza ugasya saa 12 cyangwa saa 10 z'umugoroba ukadelivaringa kuri abantu bagutumye intuzi ati nuvango rero isoko ryose uzadelivaringaho huye bagusabye fuso ebyiri cyangwa se toni zingahe biragusaba yuko centre de gravité ni Kigali ibigori Nyabugogo isoko nubikorera ibyumba ushaka kujya huye uzaca Kigali nushaka kujya mu mutaro uca Kigali ugasanga ibintu byose n'ubundi bizarangira uca Kigali u Rwanda nuto ku buryo utavuga ngo hari abantu ba producingira kawunga ya Noro kawunga ya Side kuko niko ni mu bihugu binini ko bigenda ntago muri Uganda umuntu producinga kawunga iza kabara ari producinga kawunga ijya guru so aho nanshatse kwereka uburyo ibintu bigenda bifunctiona hariho nkakubwira ngo umuzungu kubera yarafokasinze ko duhe imihanda ya kaburimbo byari ukugira ngo atwibagize aturangaze adukuremo yuko umuhanda wa kaburimbo ukostinga kimwe n'umuhanda wa gari ya moshi kandi gari ya moshi niyo byabibiye by'ibihiga navuze nibanza mu ngungu kaburimbo ikaza ari nka za yamatosha ariko aringaniye agenda afunga ibyuma none akazazamo na wa mucanga nyuma tugashyiramo amazi ariko umuzungu kugira ngo abe mubi aguha kaburimbo agahita asimbuka agaguha amazi akaguha bya nitwagerije n'amazi muri kwa kugenda upanga ibintu kugira ngo bijye mari byinshi so priority akazisabota iyo ari gusabota priority ikintu cyambira kuzana ni demokrasi y'abantu bagishonje bafite ubushomeri bwenda kubagira mu gutwi ukanababwira ko bagira amashyaka 300 mu gihugu kimwe namwe muri Amerika mugira aba republican n'abademokrate ari amashyaka ari active atanga abakandida nuvango we ari kugushakira ibintu byinshi bishoboka kugira ngo urangarire mu zindi donc ufata amazi abanze mu ngunguru nimba rero tuze kamazi twageranye niyo demokrasi
izo ngo za freedom of press, izo za freedom of what, akabigutura hejuru, na freedom of LGBTQ zose akabigupakira hejuru, yaraguhaye imihanda ya kaburimbo, yarashyize inzangano hagati y'ibihugu n'ibihugu byegeranye nabyo, yarashyize hagati yanyu swata amoko swata amadini, nanone kuboneka ibihanga bibiri muri buri gihugu, urwango hagati wenda y'u Rwanda na Uganda, y'u Rwanda na Burundi, y'u Rwanda na Congo. Donc agomba kuba maintaininga muri conflict zitajya zirangira, akabibagiza yuko mukeneye guhuza isoko rya miliyari 2, akabibagiza yuko cyase akazatangira gukora discours ngo kuri quality of education. Kandi ikibazo ni kimwe, u Rwanda kuruha quality of education nk'iya MIT igare ya mushtarabaho, bishobora gutuma amashyaka ava ku mubare wa 17 ari mu Rwanda akaba 300. Umuntu wize Harvard aje akabura akazi wamugira gute koko? Ariko yize na Indias araza yakabura gahita ajya ku muzunguzayi. Umuntu Harvard ntiharwe yazunguza. Ndakure umuntu wize Harvard ni nk'umurozi babwagiyemo, utamuhaye umwanya muri leta yahita ashinga ishyaka. Kuko ati n'ubundi ntaho badashyingura barirase mu gahanga. Apostle sinzi nimbumvishe uburyo kuba iyi priority twarayimisinze. Suka amafaranga yo kubikora yabuze, ahubwo twebwe abatuguriza n'abaduha ibindi bashatse. Ndabyibuka Japan bayihaye amafaranga nyuma ya Nagasaki na Hiroshima, ariko bashaka kwitegeka uburyo bayakoresha barabangira. Na Germany nayo bayihaye amafaranga bayakoresha uko bo bahisemo. Afrika niyo baha amafaranga bakanabatekereza uko murayakoresha, uretse ko batanu batekereje ngo banakira monitoring muranayiba by the way. Ariko icyo nshatse kwereka ni iki, Japan yahise ifata abantu bahoze mu gisirikare barwanye iya kabiri y'isi cyangwa se yitwa iya kabiri y'isi, babasirikare babavanamo bahita babajyana ku ishuri. Nuvuga ngo espionage industriel yakozwe n'abantu bari baratojwe igisirikare, bava mu gisirikare none bajya gukora bamera nk'abimurira intambara noneho muri laboratoire, babantu bafite spirit ya gisirikare ariko noneho bafite baba scientifique. Muri Amerika ahanini découverte zikomeye na za internet zagiye zikorwa na za DARPA, donc ubushakashatsi bwa gisirikare. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo Afrika tuzi gufata abasirikare barwana iz'umututu, ariko umunsi tuzafata abantu bafite IQ iri hejuru bakarwana ku rugamba rw'isasu, kabiri bava ku rugamba rw'isasu bakajya ku rugamba noneho rwa science na technology, kuko byose bikeneye umuntu ufite spirit y'abarwanyi, soldiers spirit, kugira ngo yumve buryo tujye twemera uburyo umuntu atangira ari private kugira azajye kuri general, n'ibintu akora ari private uzi ukeka cyangwa se ntabwo wenda ubizi. Bivuze ngo umuntu ufite spirit ya gisirikare ashobora gukora ibintu abaraka zabyira mu myaka 30 bimusaba ubwitange bw'agatangaza kandi akabikora, kuko ibi byose niko babwira bizasaba ubwitange. Ariko Afrika umuzungu amaze no kutwinjizamo spirit y'ubwango, nge nimba ku isoko ry'umurimo ryo muri Amerika bankenera n'iryo muri China n'iryo Taiwan na hehe hose na Singapore, ntago ndegama muri Afrika. Donc ibintu byo guhunga umugabane biruka ni spirit mbi cyane. Ariko nanone arareba Afrika akabona nta gitekerezo kigaranti sako mu myaka 30 hazaba ari ikizere. Kuko ikintu cya mbere iyo umuntu yatakaje hope, ikizere, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Nacyo kintu abanyapolitike bakora kurenza ibindi, kurenza abarideri ntago batanga, iyo nta bifatika bihari biramugora kubabeshya ngo mugire hope idafite aho yubakiye. Abarideri ariko umupolitike waraza akababwira atumva matunda yikombele mugahita musonga mbere. Niyo hamara imyaka 30 y'amatunda ntayo mubonye, ariko abafite ukuntu ahora abemeza yuko ejo mu gitondo ari umuntu wavuze ngo abantu bacuruza ibiyobyabwenge ngiteka ngo barishyiramo yuko around the corner, donc nimba abona nyine polisi iri hafi kumufata cyangwa se rezo ye bari hafi kuyidemantra, psychology ihora imwemeza ngo mu cyumweru kimwe cyangwa imbere gato cyangwa se humure ejo bizakemuka. Nta narimwe ajya areba realite en face ngo abone yuko adashobora. Nk'urugero uzarebe abacuruza aba drug dealer bano babasha kurasana na polisi, polisi ishobora kuza arabizi neza yuko ishobora no kumena abapolisi 5,000, arabizi neza ko yakakana na support ku gisirikare, ariko ukajya kubona ukabona afashe ka kabunda ke gatoya ka masotera atangiye kurasa kuri polisi
ishobora kuza gusaba support. Ibyo byose ni ukutareba situation en face ngo kandi yadressinge ukiri ahubwo wakishyiramo yuko wena nimba bamuzengurutse atatangira kureba ngo ninde watugambaniye ako kanya mu gihe bakimuzengurutse ahita murasa hovuga iki we ari kureba ngo ninkemura aka kabazo ka right now ngo buriya ngo ntawamenya ngo buriya ngo nyuma y'iminota 30 wenda iyi polisi tuzengurutira disappearing. So hari kudashyiraho vision igarantisa hope, ariko iyo hope ikaba abantu bayishingiraho bakagira ibintu bubaka strategically. Angaro nkavuga ngo ibyo ni umuzungu yadukinye nyine iyo jongere cyangwa iyo karita, ariko umuhanda yifashe miliyoni 1 y'amadolari ikora ikilometero, miliyoni 1,440 miliyoni 1,443 750 ugakoba za kilometero nakubwiye ibihumbi 451 dukeneye muri Afrika bya gari ya moshi. Buri yubaza imihanda ya kaburimbo bisaba gusanga nayo itavuze ibirometero ibihumbi 200. Mani magambo twabanjijemo umucanga, ntago twabanjemo ibihiga binini niyo mihanda ya gari ya moshi. Noneho tugakurikizana bya nakubwiye ngo regulation, aho dusanga regulation ibihugu bizihuriyeho, nubwo hari ukuntu ibihugu buri gihugu kikigenga gifite sovereignty yacyo, ariko hakaba ari ibindi bintu nanone ibihugu byemeranyije bikanabihuriraho, nkuko wenda Geneve bemeje yuko immunité diplomatique ntago igenwa n'igihugu cyawe cyangwa se n'icyo upfana na cya gihugu. Niyo mpamvu igihe tension ya Uganda n'u Rwanda bihari, hari abantu bajya gucuruza ngo bakafatwa nabi, ariko nta mu diplomate yigeze avuga ngo bamutiye rushye, kubera yuko Geneve niyo isa na ikontrola ibintu bya immunité diplomatique au niveau mondial. So bivuze rero ngo miliyari 350 nigeze nkubwira ko ari agatonyanga mu nyanja ari makeya, nuko niyo twakina ikarita yacu neza twabwira umushinwa tukamubwira ngo buretse gatoya nkubwiriye umushinwa yaragiye yubaka highway aca hejuru muri Nairobi ku bantu baca muri Nairobi. Hari imihanda ibifite nk'ibirometero 5 ica hejuru gusa, bakubita ibikingi nka zira nkingi ziri ku kiraro cya Nyabugogo ariko uzikubye kabiri, bakazizamura akageza muri metero 10 hejuru cyangwa 15, bagacisha imihanda ifite nk'amavua 8 cyangwa 6 muri Nairobi. None ariko umushinwa akayikora ariye, akababwira ngo imyaka 40 nzayisoresha nyibahereze ibi ya leta. Bivuze ngo nushaka guca imihanda ya leta udasore mushinwa uzaca hasi haramubyigana. Wa muntu none uvuga ngo sinshaka guhagarikwa na mbuteyaje cyangwa se ubona akazi ugiyemo kapfuye, uhite ushanja vuba ujye muzo hejuru z'umushinwa, hariho n'udukabine yashyizeho ugomba kujya wishyuriraho. Mu yandi magambo abashaka kwihuta bazishyura umushinwa bace hejuru mu gihe cy'imyaka 40. Iyo mihanda yuzuye muri Nairobi. None iki gihe twakoresha no style rero, ngo Chinese muze hano tubereke game, tubereke deal irya. Nimutayemera dufite offer y'Abadage, nimutayemera dufite offer y'Abayapani, nimutayemera dufite offer y'Abarusiya yo kubaka imihanda ingana n'ibirometero 450. Cyase faze ya mbere ingana gutya, faze ya kabiri ingana gutya. Tuzabaha iki? Bimwe tukabibishyura mu mabuye ya Kongo n'ay'u Rwanda n'ay'u Burundi, ko buri gihugu gifite umutungo runaka. Noneho ibindi tukabibishyura mu kubagarantisa isoko mu gihe cy'imyaka 10. Tuzakorana gutya. Inganda zanyu bashinwa ni muramutse mutubakiye no mihanda, inganda zanyu muzazizana tuzimyaka 10 zidasora, ariko nyuma y'imyaka 10 muzatangira gusora. Ni icyo ngicyo nyine politiki ikora, umenya uburyo negosia ugaha mugenzi wawe icyo ashaka, ariko nawe akagukorera icyo ushaka. Reka dusoze. Ubushinwa imyaka 5-10 iyi mihanda ingana n'ibirometero 450, umushinwa yaba yamaze kwirambika muri Afrika. Buri gihugu cyose giciwemo n'uwo muhanda inshuro imwe cyangwa ebyiri, kandi ibikorerwa mu gihugu kimwe cyangwa se mu gace kamwe ka Afrika bishobora kuba supplied kuri rya soko rya miliyari 2. Nakubwiye yuko batubwira ko rifite miliyari n'igice, ariko nge mvuga 2, kandi bishobora kuzazamuka. None wajye turasa kompa ugasanga densité byibuze ya miliyari 6 cyangwa se densité ya miliyari 6 muri Afrika, center yayo iri kugwa mu Rwanda, iri kugwa Kongo, iri kugwa Sudan, iri kugwa he. Icyo gihe Afrika byahita byikora ko ihita iba ejemo mondial, cyangwa se nitaba ejemo nkuko wenda Amerika nejemo mu buryo bw'imbaraga, ariko mu buryo bwa economy ejemo ni China. Dusoza
iyo projet yawe Rwanda Afrika nayo yatinduka egemo monetaire cyangwa se egemo commercial hari ibintu bigenda biza ama projet atandukanye ni world manufacturing world industry like kuvuga ngo nibwo bukorero niyo uruganda rw'isi nirwo ruganda rw'isi kwa dusoza rero bya shiftinga Afrika igahinduka uruganda rw'isi dusoza hari ama projet agenda azana hano mu gihugu urimo urayazi abantu bagahita batangira bakavuga ati izi projet zingana no kugurisha igihugu nawe iyo projet yawe nibe tuyishyize mu maboko y'Ubushinwa tukavuga ngo Ubushinwa buzayishyuza ikigihe runaka bya bitane no gufata umugabane wacu mwiza wa Afrika tukawugurisha Ubushinwa cyangwa ikindi gihugu nimba mu Rwanda mukica abavandimwe banyu atari mwe mwabigitekerereje n'uwanyu he ibi birarutanwa ibinyoro birutiki ntago mvuze ngo niyo byo mwakora hari alternatives iyi alternative ni yanga Korea kabiri ni yanga ya gatatu alternative ya mbere n'ukujya muri banke mondiale no tukajya kubashinwa amadene muri banke mondiale buri gihugu kirayujuje banye nkubwira n'ukujya ku mushinwa tukagenda no Afrika yose ntago twagenda nk'igihugu kimwe ndamubwira umushinwa ngo ugiye kutuguriza miliyari 650 z'amadolari erega nakubwiye ngo nimba Amerika ifite ideni ya trillion 31 amesha y'ahantu y'Ubushinwa n'ubango Ubushinwa bufite ubushobozi bwo kuguriza Afrika trillion 5 z'amadolari just like this none ya trillion baduhaye tukanaga kandi muraza mwiherekeje namwe muri bwubaka ino mihanda ya gari ya moshi dushaka kubakamo ariko nidushaka iza yitwa inkunga kuko ubundi byitwa kugurishije iyo wemeye ko bayubaka nk'inkunga ariko iyo umuntu yabigize ideni ni nkuko nawe nimba inzu ubamo warayifatiye ideni muri beka ntabwo iyo nzu uvuze ngo ni ya beka nta nubwo ikibanza cyarakigurishe kuri beka ahubwo wenda izakungukamo ariko hari igihe inyungu izagera hishiremo hari igihe uzamara kubishyura cyane cyane yuko nk'urugero Ubushinwa butugurije trillion 1 cyangwa trillion 2 z'amadolari iyo projet igakorwa nta myaka 2 yarangira cyangwa se 3 yarangira tutarabasha kwishyura iryo deni kubera yuko mwatsi ya production ikorerwa mu Bushinwa no mu zindi industry hub yose yahitiza gukorerwa kuri Afrika erega ibyo ngibyo nibyo Trump yaratangiye kujya yiyamamaza avuga ngo azagarura inganda ngo zagiye mu Buhinde no mu Bushinwa kuki sundi ziya mu Buhinde no mu Bushinwa nuko bafite population ya miliyari nuko iyo trashije ya kompana kubwiraga bagenda basatira the center none rero icyo gihe twakora ku buryo center tugenda tuyikwega tuyizana ko iba muri Afrika centre ya forte densité y'isi noneho twanamaze guhuza isoko ryacu neza nuwango nta yindi choice abanyenganda bureya ni nkuruvu nuwango tugaragaje ko Afrika yamaze guhura ku bantu batanabizi leta yubaka iyo mihanda ariko iyo mihanda yigira yaba prive muri Amerika hari yo bita ngukira Union Pacific ni ifite igice kinini buriya muri Canada Bill Gates afitemo 8% y'imihanda ya gare moshi yose buriya ni share za Bill Gates kwa nuvuga ngo leta irabyubaka ariko igahita ibihereza aba prive bakagura imigabane bakabigira ibyabo hakagira imikoranire y'uburyo leta bakoranye noneho ku buryo tutazavuga ngo ya mihanda burya urabizi ibyo muri leta hari igihe abakozi bo muri leta babigira nka bya bindi byo muri leta nyine ariko uhita ubishyira mu maboko y'abacuruzi bakabikora gicuruzi noneho nibyo nakubwiraga ngo quality education leta yipandisha kubera yuko hakinwa banakora muri za nganda ariko uyu munsi uragira ngo quality education ipande bakore hehe none se wenda nk'urugero mu Rwanda Cambridge abantu bigamo na abantu bato bakeya nyine kuko bakenewe ahantu runaka hari ahantu wa 9 years atakenerwa ndebera umuntu wa 9 years bamujyanye muri minafete ndebera ari kwiadressinga kuri Kamara Harris yarasohotse no kuvuga izina rye mu cyongereza ari kibazo nubango hari abantu barize zo Cambridge bakanakoreza mereza Oxford tuba tubakeneye ariko mu mubare runaka ufite aho utangira naho ugarukira ariko noneho twamaze guhurisha Afrika imihanda ya gare ya moshi cyo gihe ni y'abanyafrika bose bakiga Cambridge twaba tubafite aho bazajya gukora muri politike wirinda guha umuntu quality ya education udafite market izamwakira
kuko iyo abuze market ahita yigira mu rugwiro kandi akaza amenyize nk'igisasu kizaguturika maze cya gisasu yango nubundi ari ukuntu muri bibiri hari ijambo rivuga ngo ngo ababebe baravuze ngo ari ukuguma hano gupfa no kugenda no gupfa. Umuntu ufite quality ya education ya Cambridge ntagarajya ko muzunguzayi arakwiyahuraho mu rugwiro avuga ati ni tugabane cyangwa se ndajya ku isoko ryo muri yo mu mahanga cyangwa se ndajya ngo swat nata kwihambiraho ngo umugabane by'ubuyobozi bya politike nakubwiye azahita ajya gukora ku isoko ry'amahanga kandi akore ku isoko ry'amahanga ameze nk'ufitiye umujinya igihugu cye. Donc diaspora ivuga ngo abayobozi bacu ni babi ibihugu byacu twajemo donc bakajya guterura amakarito bari muri abayobozi bacu ni babi ntago rero niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu muhanda iyi projet ya miliyari 350 cyangwa se ya trillion imwe y'amadolari ariko ikibazo ni kimwe iyo amaze gufata ubuyobozi bivuze ko ba bantu bose bamugiye nyuma mu izina ry'ubwoko bose hari n'igihe bashiduka ahubwo banabuze n'ayibirayi nko kuvuga ngo abari inda abantu bapfa bamara gupfa inda ahubwo hakagira umuntu umanipira bagenzi be akabwira ati dore duhuriye ku idini muze dukubite turebe ko twari cyo twakigezaho. Kera hari ukuntu abasilamu bo mu Rwanda bahise bavuga ati ariko ntituvangirwe reka dukore ishyaka barabikora kandi koko ariko umuntu wagiye gukora ishyaka avuga ko agiye guharanira inyungu z'abasilamu kuko hari n'amashyaka yari yubakiye kuri katolike sindi kuryibuka hari ishyaka ryari yubakiye kuri katolike hari n'iryubakiye kuri Islam ngo ni mu ndira y'amashyaka kuva muri 19 kugera mu 94 ariko reka nkubwire ngo bari bose babikora kuri bakabibatiza amazina y'amadini n'imyizerere abandi bakabibatiza amoko abandi bagakora ishyaka ryitwa ngo Hutu wati power n'ibiki byose parmi Hutu nk'ishyaka something like that ariko iyo bamaze kugera ku butegetsi nibwo ubona yuko bagenzwaga n'inda. Donc ibintu byinshi abanyafrika dupfa nidukemura ikibazo cy'inda zacu nidukemura ikibazo cy'ubushomeri handi umuntu wese afite imirimo mu ruganda rwa kwa kuri nabivuze none ahubwo abantu bari guturuka mu yindi migabane baza gushakira akazi kuri Afrika. Icyo gihe umuntu udafite muri vocation ya politike ntago azayijyamo azaba ari busy. Uyu munsi abantu muri Silicon Valley ntago babajyanira ibyo bango ngo murayobora baravuga ati ahubwo na Trump ashobora kuba yarasaze kubwabo babona Trump yarasaze. Ni gute umuntu ava mu isi ya business mu isi ya industrialization cyangwa se ya manufacturing akajya mu isi yo kwirwa manufacturing amagambo na slogan n'ama speech ariko aho ngaho bashatse kugaragaza ngo kuko bafite imikorere n'imirimo ihagije nta ufite inyungu yo kwivanga muri politike bitamurimo nurabijyamo arabijyamo atabijyanywemo n'amaco y'inda ahubwo abijyanywemo n'impamvu ideologique. Apostle reka dusoze nkuko uragira utabanyafrika nta kindi bapfa uretse inzara n'iki byose none uri kubagerekaho kongera gushora amamiliyari y'amadolari. Iyo umuntu ashonje arashora cyangwa ararya? Iyo umuntu ashonje arashora cyangwa ararya tuzarya ibyo twahenze mu mirima yacu ariko dushore kuko nubundi niyo umwenda wambaye washoye nuko washoreye umushinwa wawukoze. Iyi costume nambaye nashoye nuko nashoreye wayikoze ariko nidushora muri uriya mahanda ya gari ya moshi tuzaba twiziritse umukanda ariko nyuma y'uwo muhanda inganda nukuza bisuka nk'imvura cyangwa se nk'umwuzure. So icyo gihe rero kandi the more industries flows in the more jobless we become. Uko inganda zisuka muri Afrika niko ubushomeri bucika niko inzara ishira niko quality education ipanda niko abashinga amashyaka ya politike bagabanyuka niko abantu batangira kuva muri za politike ahubwo bajya gushinga inganda kuko isoko ryahujwe rya miliyari 2 kandi twakuruye center of gravity cyangwa se centre ya forte densité y'isi turi kwegera muri Afrika kuko nakubwiye ko Afrika igomba kugira abaturage miliyari 4 n'igice ubundi isi tweta tuyobora cyangwa se tweta tuyobora ubukungu bwiza. Apostle
reka ibi ni inzozi ubona zizaba nko mu gihe kingana gite iyi projet yawe icyo binsaba no kubisakuza uri ko mbumbuye akanwa nkabivuga Hitler yaravuze ngo make the lie big, make it simple, keep saying it and eventually they will believe it. Ibi bintu mbashije kubivuga kuri buri media yose ya Afrika nkazapfa n'umwana wanjye akavuka hari movement nka kuri Pan-Africanism bamurumumba baje no muri Ghana shaka muri Ghana kwa Menkruma yagiye ariko hari ba kwa Menkruma bato barimo babivuga rwose ubona evangelii yari yinjiye Nkruma none rero ni evangelii y'umuhanda wa gari ya moshi niyo hapfa generation eshatu itarabaho ariko iba preach I want to they will believe it nubango ntangira mbivuga umva ari ubusazi yemaze kwivuga imyaka 20 none ubusiga unaryama wajya kuri turi president ukayiturota umuhanda wa gari ya moshi ugahita ukanguka kuti gari ya moshi we uti projet Mutabazi kongera gasinzira no mu rukerero rukumva gari ya moshi rakubyukije ukahita umva ya mahondi ya gari ya moshi nubango ni uburyo bwo kwipnotiza ubwonko bwawe ukabwinjiza mu babyita ni isomo ntibarikunda kuryigisha abantu benshi ariko ni isomo uzakorera research ku kintu bita brain hack kumanipira ubwonko bugafunctiona ku cyo wowe ushaka nta kindi kintu cyabidushoboza nuko twakora brain hack y'abajeni bose ba Afrika brain hack ikazagenda akagira n'abantu binjira mu buyobozi binjiranyemo yangenga bitekerezo iki kintu tugomba kukigira idini kino kintu kikaba ideology ngenga bitekerezo none abantu bakayigira bakiri bato b'abajene bakiri ku mashuri none bakazagenda binjira mu myanya y'ubuyobozi bakazagenda nabo baba abagenerale bakagira aho bakubita bagafata ariko bafite cya kintu kirimo indani noneho bakazagera umunsi umwe bavuga ati ariko cya kintu twaririmbye imyaka 100 imyaka 30 imyaka 20 ariko nk'urugero ahantu byakoroha nk'urugero umunsi uzabona bantu ya Deep Sabeba ngo ngiye kuvuga kuri projet bibaye muzungu yakaba kamubayeho mbashije kwicarana n'abayobozi 54 bose ba Afrika cyase 50 muri bo nkabasha kugenda nisharitse icyongereza na PowerPoint ndi bu project ubwo ariko nagerekaho n'isengesho najya mera nk'uri kubabwiriza ku ruhimbi uko nayangezamo n'amavuta akamanuka urumva nawe urabyumva kuko nabamvuga ngo nimba bamuhaye platform wenda wasanga ari ubwambere bayimaye ntazagaruka ngomba rero kuvuga ngo isaha imwe ya exposition yanjye ndahava hari abantu babatijwe muri ya dini yo kuvuga ngo isoko rya miliyari enye n'igice tugomba guhuriza hamwe rya Afrika ya apostle ka Afrika yaremewe it was predestined to dominate the economic sector of the world isi nk'umuntu ugeze wango when the dragon will wake up to shake the world avuga China who is the world's dragon really it's Africa not China ari byo ngibyo Imana ari gufata amabuye yose ari muri ko kayajyana muri China erega Imana ntago yibeshye ijya gushyira minere zose muri Afrika nuko yashakaga isi idominwa na Afrika mu bijyanye na industrialisation production technology noneho ubwo tukajya tuva kuri Afrika urabona kiri at the center duca inyanja y'abahinde twerekera muri za China India na Asia duca kuri Canada dose twerekera Uburayi duca Pacific twerekera Amerika ni ukuvuga ngo Afrika Imana hano yayiprashije ntago yibeshye ahubwo imitekerereze y'abanyafrika n'uburyo badukina jongre nibyo bitugira abo turibo apostle iri somo riraryoshye ubwashize ya introduction n'iki byose uyu munsi ni iyihe chapitre uyu munsi twari ku chapitre ya costing igiciro bidusaba umuntu umwe yavuze ngo watugize ibigori n'aduteje inkoko nubanga umuzungu nitwe twamwiteje we don't think ntago dushaka gukoresha ubwonko cyane kugira naho umuntu nk'iki kiganiro cyumva nturi bumwishyuze cyangwa se nigeze gukora conference uretse ko ngiye kuzongera nyitegure iyi projet nzayikorera conference ni funding nyishyura bivanga umuntu ashonje araryo gusa urabonera ku minwa yandika wone nariye ariko I believe in this project ku buryo nayishyiramo duke mfite ikibazo nuko nzakora i conference nk'iyi mbonye nk'umuntu nyishyurira nimba nabari kudukurikira bayagwije kunyishyura ya sale bakorera mu mushyikirano yo muri convention ari abantu nabonye bambwiye ngo baragukunda banyatse na niyo byose
Imana nabyo nzayisengera impuze n'abafite inota reba umuntu yishiriye asara yenda tweka miliyoni 20 kuyishyura nkajya muri media yose nkabwira abantu ngo muze tubiganireho muze mbabwire idini nshya nazanye batapost uzanye muze mbabwire indi dini ivuga ngo African Federal Railroads project trillion y'amadolari muze mbabwire iby'iyi dini noneho ikibazo cyaba uwishyura sare yabonetse nshobora kujya kubona nkona nicaje abantu 200 1 2 3 4 200 ariko umuntu wabahamagaye ngaza baza bibe ngo hari ngo business ngo yazanye ngo urese natange 5 president yigeze abimensiona avuga ati ariko abo umuntu arabahamagara ngo abibe koko pewe namwe mukagenda nshatse kwereka ngo Afrika nitubanze urese yemere uruhare rwe turashonje ariko noneho inzara aragijya ku bwonko ijya mu bwonko kugera ku rwego Bill Gates aramutsaje mu Rwanda ngo muze nkoreshe conference y'abacuruzi bahita baza ngo agatike gari nangari Bill Gates umuntu ahuye nawe yatamubwira ngo Bill Gates ngo wandemeyese kandi umuhanga aramwegera akamubwira ngo mvungurira ku bwenge mvungurira ku bitekerezo hari n'abantu bavuga ngo nese mutaba ngo kuri umunyabwenge gutyo ngo wabikoze hiki none si iyo ndara amajoro ntaryamye ndi kubyandika mu gitabo ndi kubitekereza urashaka ngo birenze ibyo umunsi twatekerejeho to think it's like the waste of time ni nko kunyana yimbwa dutekereza ko gutekereza ko kunyana yimbwa twe twaba tuzi ko ariko Abraham Lincoln yaravuze ngo umpaye amasatani yo gutema igiti nakora iki nafata ane nka cyazi shoka to think brainstorming niryari uzafata umuntu watekereza Afrika n'Mutabazi kamwe umuntu agiye guhinga ibijumba ngo Mutabazi ngiye guhinga ibijumba ngo babanguzwa urabona ko ngo nabari kwiteza imbere ngo nabundi yavuga iterambere ngo nabadateye imbere impamvu nateye imbere nuko mutangishije ubundi nakayimvuga ibimupeya mwishyura iyo conference umuntu mwakishyura sare abantu mwese mwamara kwicara mugahita muvuga mutuzi n'ikindi conference yari ubuntu ariko tubwire ku numero de compte kava muri conference ya Afrika njya mu Rwanda njya Nairobi hava Nairobi ko ndashaka kugira ngo buri mezi 3 tuzajya mu gihugu kimwe cya Afrika sobanura project ibi byo nzabifandinga buri mezi 3 mve hano mvuge ngo ndahera mu Rwanda ndahera nzashaka kuzanahera Nairobi u Rwanda ntabwo nzaruheraho umunsi nzabura ayitike niwe nzahita mbanira ku Rwanda kuko ni mu Rwanda nyine ariko ndagira ngo nkubwire ngo birababaza biranababaje iyo narebye ibintu abanyafrika bafandinga reka ngo urugero ariko mu promete ko muri bo abantu bafite imitekerereze iri philosophique iri hejuru kuko n'urugero ushobora kungushamo reba ukuntu tuvuga ngo Dr. Kanaka akeneye fundraising yo kugira ngo avurwe miliyoni 100 zigahita ziboneka iyi proje uvuze ngo abantu niba fundraising nibwo wabona uburyo abanyafrika dufite ubwonko bucuramye simvuze ngo uvuzwa ntiyakwiye kuvuzwa mu nyumve neza ariko ikibazo ni kuki dukunda gushora mu bapfu Mutabazi hari igihe inzara yanyicana nkabwira madamu nkambwira n'ubu hagize umwana upfa muri uru rugo ibiyagano byaza bya bitari munsi ya 3 miliyoni noneho Mutabazi ari ngewe wipfiriye wahita ukira madamu niko namubwiraga nkambwira ni kuko njye mfite imiryango iyafite ariko ikibazo ni kimwe ndware ntumpe miliyoni yo kwivuza nimpfa uze gutanga isanduku ya miliyoni 3 which logic is that umuntu agiye gukora ubukwe tumutwereye miliyoni 20 umuntu avuze ngo ngiye kuronshinga business idea muze muyumve mo kabyara mwe munkorere business shower not bridal shower ninduhari dukeneye kurivising even our philosophy nk'ubu iyi projet nakabaye nyivuga habona abantu b'ibihugu bitandukanye habona abantu b'abarobiste bambwira ati tuzashyirwa ruko kugeje Addis Abeba ibikurikira uzirwarize wabahagaze impande tuzagushakira inota 30 cyangwa isaha ibizakurikira ubwo nibyanganye nubwo Imana izabitabitonze inkoni mu byukuri icyo bisaba ni kimwe no kuyomba nk'agasuku kandi nyomba ibingibi reka no kugira ngo bayire w'iyi projet iyi projet ubwo butane de chapitre itatse batubwe ni chapitre reka tugushimire rero cyane icyo dushoboye ni icyo tugushimiye ununze kamera ubwo reka mwereke sinavuze ngo wajyana Addis Abeba kunjyana yo no kunzanira mediation zose naguhitiramo havuga ngo ndashaka mediation zinkope umwaka fite host iri unlimited nubundi byaba bingana cyabindutira kujya
Addis kuko in the end iyo media ugiye ukayiboostinga content yawe birangira aba Addis bakwishakiye yeah abari badukurikiye namwe reka tubashimire hano dushyigikira projet ariko ikintu cya banaza kwikuramo dushyigikira change cyane mu myaka 3 umva ko no kuzaba warapfuye ari umwana wawe ko mfite umwana muri bya tujya twereka by'abarokore mwana mbwira ati ibyo uzakora bikakunanira zacukumbukura nabimenye akiri mu ndira ambwira ngo azakurusha IQ yamutanusha IQ bita Mutabazi niyo Ezekiel so nyina mutwite nk'amezi nka 8 nibwo namenye amakuru yuko azandusha IQ ikindi nge nashobora kuba mfite IQ ariko sinigaga we agira kugira IQ hejuru abari mwikaye hano ngira ngo araryamye kumbi mu kiringiti yacanye agatoroshe arimo asoma nuwango urumva ko rero twoye kumva ko ibintu byaba mu ijoro rimwe bikabyuka byabaye kuko ibyo nabyo kutagira patience bituma ama projet manita adakorwa no kumva ko nimba ntekereje projet igomba guhita inkiza oya ushobora no gukizwa na nyuma y'imyaka 30 uri gusaza ariko none imbuto wabibye nahigeze none abandi bazayikomeza cyangwa se uwo muhandagara yamosha ukaza ufite imyaka 80 uri kukuri ukajya ureba nta nuzi kare wabitangiye hari n'igihe byagera nyuma bikaba hijacked n'undi muntu umuhanga umudokiteri ufite izina rinini none akakomeza gapushinga project abantu banamenye kare wayitangiye ariko icyo cyo kibazo as long as iba igeze mu banyafrika benshi kandi kazaba y'Afrika uzayikora uza taking a credit ntabwo icyo kibazo arakoze na